ba Byakubera TV muraho neza. Umwami Yesu niyamamare, yamamare, ingoma y'Imana ikwire hose, ubutumwa bwiza bugere hose, abatamuzi bamumenye binyuze muri Byakubera TV. Nkuko bisanzwe rero uyu munsi nabateguriye indirimbo yo mu gitabo cy'indirimbo cy'umukristo, yo mu indirimbo ya Kiliziya Gatolika, uretse ko indirimbo ubundi ntabwo zakagombye kugira umupaka kuko ni inzira, ni ikintu kidufasha kumedita, kumva ubwiza bwa Nyagasani, kuryoherwa n'icyanga cya Nyagasani. Rero uyu munsi indirimbo nateguye ni indirimbo ivuga iduhumuriza, itubwira gukomera. Ndakeka bamwe barangije kuyimenya. Reka nyiririmbe uyu munsi, system iriho noneho nzajya mbanza nyiririmbe tuyiganireho nyuma, nibyo abantu benshi bagiye bansaba. Ni muri urwo rwego rero ngiye kubanza kuyiririmba. Aravuga ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Rero igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ubageze hafi, hahirwa abamesha amakanzu mu maraso ya ntama. Reba igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ageze hafi, hahirwa abamesha amakanzu mu maraso ya ntama. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kubona ikuzo ry'Imana, bambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Abapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kubona ikuzo ry'Imana, bambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nitugera mu birori bya Nyagasani, azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Nitugera mu birori bya Nyagasani, azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Mwijuru nta marira na n'imibabaro, nta byago nta n'urupfu se cyangwa amaganya, harangwa n'urukundo, ibyishimo n'umunezero. Mwijuru nta marira nta mibabaro, nta byago nta n'urupfu se cyangwa amaganya, harangwa n'urukundo, ibyishimo n'umunezero. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani,
ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nubwo imibabaro ari myinshi muri iyi si, ntikatugushe cyangwa ngo ducike intege, duhorane ubutwari kuko tukiri mu rugendo. Nubwo imibabaro ari myinshi muri iyi si, ntikatugushe cyangwa ngo ducike intege, duhorane ubutwari kuko tukiri mu rugendo. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Bakristo bene data rero, nshuti z'umusaraba, ndi kubibabwira nanjye nibwira, dukomere mu rugendo, nidutwaze kandi dusenge, ntiducike intege. Nkuko rero bisanzwe indirimbo ndayiririmba nkanayisoma amagambo yacu kugira ngo twese tuyumve. Hari abatumva indirimbo mu njyana bakayumva mu magambo, ndagira ngo rero nayo tuyiganireho, mwumve uyu muhanzi wacu icyo yatubwiraga, impuguro yaduhaga, ibyo yavugaga ngo dusabe kandi dukomere. Iravuga ngo nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, muhore mwiteguye kuko umwami ari hafi kuza. Icyambere yaraduhumurije, adusabira gukomera, aratubwira ngo nidutwaze, niduhatane, nidukore ibishoboka byose, duhatane, ntiducike intege, dukomere kandi tube maso kandi dusenge, duhore buri gihe twiteguye ko Nyagasani agiye kuza. Nshuti zanjye rero, buri wese yahora yiteguye, yiyejeje, agahora itara rye ryaka, mu matabaza hagahoramo amavuta kugira ngo amatara atazazima. Rero nta kindi cyadufasha muri uru rugendo uretse gukomera, tugatwaza gitwari, twarangiza tugasenga. Gusenga ni intwaro idufasha kurwanya imyambi y'umubisha. Rero igitero cya mbere kiravuga ngo reba igihe cy'umukiro kiregereje, umucunguzi w'abantu ageze hafi, hahirwa abamesa amakanzu mu maraso ya ntama. Bari kutubwira rwose ngo igihe cy'amazi ya Nyagasani kiri hafi, duhore twiteguye, duhore twera, mbese duhore twamesha amakanzu yacu mu maraso ya ntama. Ayo makanzu yacu ni imitima yacu, tugerageze guhora tuyejeje kugira ngo umwami Imana naza azasange amakanzu yacu yera, imitima yacu isukuye ku buryo nta cyasha azayisangana. Rero nshuti mwene data, hora witeguye ku isaha n'isaha, umunsi wawe wagera watungurwa, kuko ushobora kudateguzwa, umunsi wawe ukagera kandi kuza kwa Nyagasani. Iyo umunsi wawe ugeze ukava muri uyu mubiri, tayari umunsi wawe wageze, nyine Nyagasani aba yakuziye. Gusa nkuko twabibwiwe, nkuko twabisomye muri Bibiliya, Bibiliya itubwira neza ko hari igihe kizagera noneho akaza akatuzira twese. Umunsi w'impanda rero uregereje, duhore twiteguye. Ikindi rero ngo bapfiriye mu kuri kwa Nyagasani bazazukira kubona ikuzo ry'Imana, bambikwa ikamba ry'ubugingo kuko batsinze. Duharanire kuzambikwa aya makamba y'ubugingo, tuzapfire mu kwizera kwa Nyagasani. Nibyo mwifuriza, nibyo nanjye niyifuriza. Ngo nitugera mu biro bya Nyagasani azaduhanagura amarira yose, tuzaba turirimba ya ndirimbo y'abatsinze. Murabizi ko tuzaririmbira Imana Data, tuzayitaramira rwose uko
Imana yabipanze niko bizagenda. Rero inshuti zanjye ndabashishikariza kugira ngo dukomere mu buntu bw'Imana, dukomere mu gakiza ka Nyagasani Imana.